umwe twagiye umuzamu umwe rukumbi uri muri uru Rwanda wakoze mu biganza by'umukuru w'igihugu usigaye muri Shani. Umuzamu wakinnye Shani, umuzamu wagiye muri Afrika y'Epfo akabimburira abandi bose twagize bagiye gukina muri Afrika y'Epfo akajya muri Arabia Saudite. Ubu si umuzamu gusa, ni umwarimu wigisha abandi bazamu ko bafata. We ntago akina kubera imyitozo, Imana yamuremeye kuba mwiza. Iminota 90 yose ayikina ufite umutuzo kubera ko Imana yamuremeye kuba mwizamu. Ameze nka Yohana Mubatiza, niki Imana yamuremeye. Aha nari niho yakabaye ari. Hari umumotari w'inshuti yanjye ukunda kumbaza ngo buri muntu wese ku isi afite ikintu Imana yamushyiriye. Sibyo? Niba ari Rugaju yagiye kuri mikoro umva ko niki Imana yamuremeye, ariko hari abantu usanga barebye umuhamagara. Abavugizi mu bose barebye umuhamagara. Hari n'abazamu bawuyobye. Muri yarimo aravuga Dolphe twamutunze imyaka 3. Abanza mwizamu buri gihe nta minota 900 yakinnye. Minota 60 ngo munsimbuze ngo nananira. Muzamananirwa. Kabiri twagiye dufite umukinnyi aherutse gukora ubukwe ejo bundi, ndamureba nanjye nkumva ndanezerewe cyane. Niwe mukinnyi wirukana ibirometero byinshi, bakubwira ko statistique z'ikipe yose yirukana ibirometero 32. We yari mu ikipe yirukana 28 abandi bakagabanya ibirometero 6. Niba uri ruguru, niba uri hepfo, niba uri hepfo, niba uri ruguru, niba uri hepfo, niba uri afite imbaraga z'umubiri n'ubwenge. Yitwa Kabange Emmanuel. Kuva ari umwana ku myaka 6 atangira gukina ari kapiteni. No muri Rayon Sport ni kapiteni. Axe centrale y'ikipe ya Rayon Sport simvuga ibintu byinshi, ubu ntibikingora. Youssou Diagne. Imipangu y'Imana bisifita. Je kuri Ingilisi ariko we n'uwo uzasika. Uzakumva. Azaguma ari kwisi. Youssou Diagne mwohereje kwisi. Iki kujyanye no kudefanda. Nikiranga cy'igihugu kijye gusa. Ibi byose kwisi Imana itamushye. Defanda. Youssou Diagne nibangana n'abari kumbara y'u Rwanda. Banga ni professeur kudefanda. Nibanga ukikakana usibye abantu bari kumva radio Rwanda ntaje undi muntu byumva ngo abantu bonyine iri nibanga. Hari umukinnyi muremure uyu munsi MTN kumufashisha kugira ngo ashyire agatara hejuru ku munara ahagaze ku isi, yitwa Chima. Agatara mwihangane kaka ni ku hejuru, mwihangane mwabuze network kuko yagarutse. Agatara kandi nagafunze nimugoro hamagara kakani hamagara Chimanga yadangije. Mediane yitwa Force Likao Pizarro Kitoko. Mama niwe giye umoso. Uretse ikipe mfite uko nyipanga we mjiwe rero nta kibazo. Ndapanza tro. We mjiwe rero nta kibazo. Kitoko we nta kintu ushaka kumuvuga. Kumureba gusa ni nk'umupira mu cyane. Xavi, Iniesta, bose bamaze kwitestinga ko bashaka muri match. Kitoko gusa ngo bongera kwibona iyo babonye Likao arimo arakina. We none ni imbumbe ya bose. Bigira Imana Bibi yavuze. Mwabonye ko twazanye directeur technique wa muri Paris Saint-Germain. Arimo baribaza ngo ko dufite Vitinha akamaze gukina sezegira adasimburwa. Aho mu Rwanda wagiye wa umukinnyi twabonye ntabwo wamutwoherereza. Njyewe ntabwo ni kuvuga ibintu by'ibipapirana. Ubu muntu yavuye muri academy y'uforuma abakinnyi bamuzanye n'irindi bantu ni breaking news wabena kumbuga nimero 10 ari mu mwana nanjye ndimo ndamureba nkishimye. Magician niwe mushobora kuyobya ikivu akacyohereza ahandi kuri pass. Murashaka ko ikivu tukizana i Kigali? Murabishaka? Jambo namuhihikana ngo tugiye kukibiye tugiye he? I Kigali murashaka gushyira he ikivu? Sadanyishyira Nyabugogo. Ibyo bitume Tony Kitoko yabikora. Pasi imwe yonyine. Iyo byose bitandukanye.
bantu muzerekana match kuri uyu wa gatandatu. Kamera ziri ku ruhande rw'ibumoso rwa Rayon. Muzanizi za Sofia zifotora. Igisobanuro cya video bakubwira ko ari amafoto menshi ateranyije. Ndagira inama abantu nge nakuze ndo mu videography. Nizo ukuntu bivuna. Umuvuduko wazibaza. Nasaba ko bazana Sofia 60 bakazitereka. Kugira ngo hazajya nyura hose. Kubita ifoto. Baze kuziteranya zibyare video. Nta kamera nimwe RBN ndayikunda. Nta kamera nimwe mufite izafata umuvuduko wazibaza. Zana Sofia yo ku muhanda. Sofia ukuntu isetinze ku muvuduko w'ibirometero 60 isa. Yatumye mu Buyapani, uyu mugabo uri kubona imbere yawe ni ushinzwe. Aha. Yatumye mu Buyapani. Big brother. Inama nyitanze kare. Kamera ya zizibazane igomba kubitereza ukwayo. Tambwe guruwari rero. Ngong Igitangaza cya mbere Yesu yakoze ni iki? Sibyo. Ishusho ya Yesu iri muri tambwe guruwari. Yarebye abadefanseri babiri badakoresha ubwenge babandi bavugaga kare nije ari byo uri kuvuga. Arabareba ukuntu bahagaze umwe ahetse undi. Hanyura neza yetse rubaduka abanyuza baro hagati. Isanga umwata kumwe rukumbu uraza ko bari kwataka bitwa Asumani ahora ni igitego cyo muri Stade Amahoro. Igitego hora gifite bibatangarije mbere. Umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport uzinjira muri stade nyuma y'umunota 35 akaza mu gitego cya Asumani. Umunota wa 35 ni winjira saa 12 n'iminota 35 ntabwo uzabona igitego cy'umuntu witwa Asumani. Uzabaye kwatakira Rayon Sport. Byari baga yemwe n'abantu muri mubisha Radio Rwanda ni mpamvu twamagaraga abantu 10 n'abashimiye cyane. Asansa banagura amatike ariko rero buretse gato iyo ndayivuga turi gusoza ikiganiro ni mujya kudusezeraho mumbwira gatatu kuko Radio Rwanda ni nyisohokamo ntago nyisiga yonyine ndahisigira ubafasha ubahishurira ndetse muzajya mugenda gutyo ariko reka mwabwire nta kibazo eriga nijoro niwe mufasha mbasigira ibyo obivani yanyu muri gukanda mukabona ntibigenda hamagaraga nijoro byose arabizi muri rugangura afite grippe hamagaraga nijoro nta kibazo isigera rari kumbwira yuko numva shonje hamagaraga nijoro hamagaraga nijoro iki kintu ushaka urashaka mayoneze hamagaraga nijoro urashaka hamagaraga nijoro we ni ibintu byose hari iki kintu ushaka ngaba 11 ba Rayon abayobozi ba Radio Rwanda bakeneye abandi bakozi b'abahanga hamagaraga nijoro. Asante. Yes nuko 11 ku mande zombi nuko bayibona. Ndagira ngo 11 twabumvise Wasiri ndetse na Jangwani babaganira ubwajo hari comment wakoraho Oya baragororotse ku mande zombi. Rugangura hari comment wakora. Wera ubundi tupanga probable ku munsi w'ejo urebye n'abagabo twabagarutse. Hanyuma Jangwani abafana ba APR mwiteguye gute muzamwicaye ikintu cyambere no kubashishikariza kwanza kugura amatike ngira ngo akanyenyeri wakumvishe na akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego ugahita mitike ushaka. So abafana ba APR nk'ibisanzwe ngira ngo derby bamaze kuzimenyera igihande cyacu barakizi cya bagenzi bacu babake bano cyo barakizi bazinduka hakiri kare imiryango izafungura saa 4 zuzuye ibyo kurya ibyo kunywa birahari bavuze yuko twa tuntu tundi ahandi bagurisha 2 cyangwa 5 muri Stade Amahoro ni 1000 agapeti kamwe 1000 ibiciro biri hasi ari wanyuraga ku muntu ari kwicira kuraho ngo umbaze ka 5 ubu ni 1000 kabisa rero bazinduka hakiri kare bazaze aha urumva hari ubutumwa Rugaju yatanze kare hari igihe umuntu abona saa 10 zigeze avuga ngo ni mu magapeti kanyuma ngo nabona ngo akigisane nje abayibere hari hanze kwiziga ikintu ndi gusaba ngiye hari umuntu iminota itagera no kuri 30 tumaze hano bamaze kugira 2020 maze kugura amatike abantu bakomeza kugura amatike iki kintu basaba iki kintu miliyoni 5,600 bidukurikiye ntago byakoroha yuko abantu barazimara amahuko wese Rugango iyo mobilisation igiye ko Radio Rwanda bahereza nde nande
byo mukwiye Jangwane ndetse na Wazasi byo mukwiye icyo mbaza rero icyo mbaza ni kimwe ndabwira abaturarwanda ko nta mpamvu n'imwe yo gutinda kuza kubera ko stade zafungurwa saa yine dufite DJ Crash ariko wenyine abarya husanize na shoferi ariko none akaza selecta faba we nta byo kurya aperi niyo yamuha miliyoni 3 ngo ngwino ucurange ntago yaza yarero nyine iyo ari mu kazi we abari mu byo akunda ari naho akunda we nuko yabyanzuye baraba bahari batangiye gucuranga hakiri kare ariko akiyongeraho ko abantu bagira ngo ari match ya Rayon Sport na aperi gusa turabanziriza kuri match ya saa 9 ya Rayon Sport na polisi bari n'abatego iyo niyo match turi buze guhera niyo mpamvu ndi guhamagara abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport wivuga ngo ndaza kwinjira saa 4 bahimakire baragukeneye kandi iriya stade bo uko bayinjiyemo akandi garanti yuko igikombe bagisohokana ikindi cyo gushimira Ferwafa ngira ngo agiye ubona ko ifata impu zombi n'aba MC of course harimo umurero no mu APR n'uruca ninde nande ni Faustin na Hiti ubwo umurero ninde ago mbisi APR se ni Faustin mu APR ni hanyuma iyo ni match ku munsi w'ejo izaba iryoshye cyane